Urabona hari ukuntu ushaka kudownloadinga nka application muri telefone yawe ntibibe byapfa kwemera. Kenshi ukabikora ukajya kuri Play Store bikanga ukabona bari kubwira ijambo ngo sign in. Sign in rero ikintu bisobanura ni uko nta email irimo. Email irimo, ikintu hano uba ugiye gukora ni ukuyifungura. Tubiganiraho uburyo ushobora kwifungura email bitaguhenze cyangwa se utagiye kwishyura ngo bayigukorere. Icyo cya mbere uraza kuri telefone yawe umanure hejuru ufungura amadata. Nimba ukoresha data zisanzwe cyangwa wifi urafungura bitewe n'icyo ukoresha. Njye ndi gukoresha data arizo mfungura, hanyuma ukurikiye tujyane step by step. Ikintu ugiye gukora tugiye kuza hano muri setting, vayo muri setting ya telefone yawe. Nyuma nuhagera uramanuka uze hano hantu habanditse ngo passwords and account. Aho ngaho nurangiza ikintu ugiye gukora urakoraho. Aho urahakora, hanyuma ibije ndakeka uri kubibona ibyo byirengagize umanuka hepfo handitse ngo add account. Aho urabona nanone ibyo baduhaye. Kenshi ibyo byo hejuru urabyirengagiza. Bana harimo ngo za Meet, za WhatsApp account. Turakora aho handitse ngo Google. Aho turakora dutegerezeho gato birodinge. Urebe step by step. Urabona ibije hariya hejuru hari email or phone. Ushobora gushyiramo email uramutse uyifite, ariko mu gihe nayo nyine ndi kukwereka mu gihe n'ubundi ntayo ufite tugiye gufungura inshyashya. Uramanuka wepfo hari ijambo ryanditse ngo create account, hanyuma ukoreho. Nukoraho haraza for my personal use, for my child, cyangwa se for my work or my business. Icyo dukora rero ndeka tubyirengagize, tugiye gufungura account y'umuntu ku giti cye nyine. Ukora wanditse ngo for my personal account, personal use nako. Cyakora barakubaza izina ryawe rya mbere ryandike Mao. Urugero ngiye kamfungure wenda kanandikemo wenda ngiye mfungure account yitwa Munezero. Hambere Munezero. Kanjye kurya kabiri aho munsi hari last name naho kanandike Victory. Ko niko nshaka kwita email yanjye cyangwa se account yanjye. Hanyuma tuza hano bahise batuzana aho hari kuri basic information haba hari igihe wavukiye, ukwezi, tariki, umwaka, igitsina cyawe. Twaragiye aho tugiye ku munsi duhere ku kwezi. Wenda nze nshyireho hano mu kwa reka nshyiremo ukwa gatanu May. Mu kwezi kwa gatanu twagiye ku munsi cyangwa se tariki 12 twagiye ku mwaka ya 2000. Tumanuke sasa aho ipfanditse gender, niho ku gitsina nyine cy'umuntu. Gender twagiye turakoraho kwako kantu k'umweru. Uranahetsaza female, urahitamo female nimba uri umukobwa. Aho hepfo male utemo male nimba uri umugabo, cyangwa se utemo rather not say, uhitamo ko udashaka no kubivuga aho hepfo. Uhitamo bitewe n'icyo ushaka, ariko njyewe umugabo ngiye guhitamo male. Hanyuma dukomeze kuri male, guhitamo bitewe nyine n'icyo uricyo. Twagiye kandi next. Hanyuma dutegerezeho gatoya. Byaje sasa email. Urabona ko ya mazina twashyizemo mbere bahita baguhereza. Ese ushaka email yawe irabigaragara gute cyangwa se ufite irihe zina? Urabona ngiye irya mbere bampaye Munezero Victory 0@gmail.com, cyangwa iryo rya kabiri ryo ni Victory Munezero 70@gmail.com, cyangwa se ukamanuka aho hepfo handitse ngo create your own Gmail address. Aho ngaho ushobora kuba wafata
wakandika izina ariko ririmo n'ubundi bimeze nk'ayo wanditse, ukarenzaho utuntu ushaka kugira bitazajya bikugora, hanyuma ugahitamo ugakanda next ukareba ko baryemera. Ariko icyiza ni uguhitamo mwayo baguhaye. Njye nahisemo iryo rya mbere nakanze next. Twagiye kuri password. Kuri password sasa hari ibintu by'ingenzi ukurikiza ko haba harimo nk'imibare, harimo amasimbo, harimo amakapital letter kugira password yawe bikomeye nyine ibe yizewe, burya email yawe nta muntu wayinjije. Ibyo bintu Google igenderaho nyine, uko ushobora gukora aga password kari weak ntibakemera. Ubundi icyiza haba harimo character, harimo number, harimo capital letter kugira ngo izabe inemewe. Twagiye sasa mwereka uburyo dukerera password nziza yizewe n'umuntu wese utapfa gukeka, nibyo Google ishaka. Wenda yanjye urugero reka nandike arobase, reka rero ntangiza 1 2 3, hanyuma n'icyo capital letter kanandike Munezero ariko ntangize capital letter. Capital letter Munezero. Urabona password ndayikereye yujuje ibisabwa, kuko urabona izo nyuguti n'ibyo bimenyesemo birenga 8 birizewe pe. Ugakanda next ugategereza. Email urabona ko yaje, tugiye gukora review ya account yacu kuko account yacu yamaze gufunguka. Nyuma dukande next. Haje terms and privacy cyangwa se amategeko n'amabwiriza. Urabyita uko ushaka ko n'ibyo umuntu agomba gukurikiza, n'ubundi urabisoma. Nyamara kubisoma ukakanda kuri I agree. Nyuma yo gusoma amategeko yabo n'amabwiriza urabisomangiza, ukakanda kuri I agree nimba wabyemeye nyine ko nibigenga account yabo. Akanza twakomeje go tegerezaho gatoya. Google services. Aha ngaha urabona account yacu bari kutwereka n'ubundi buryo ikora. Urabona backup device data. Aho ngaho ni uburyo ushobora ibintu biri muri telefone bishobora kujya byajya byijyana kuri account byoroshye iyo karakano gafunguye k'ubururu. Iyo gafunze ntabwo byoroha nyine. Akiyo kawe gafunguye nibyo byiza ko biragufasha, amanomero n'ibiki ubika kuri email yawe nyine nta kibazo. Kandi next urabona ko account yaje muri phone yacu. Ubu wemerewe kudownloading ibintu byose ushaka, wajya kuri Play Store ugakora icyo ushaka cyose bigakunda. Nkibutsa gukanda subscribe. Kuba twatangiranye tuba dusozanyije, tuze sasa kuri ya Play Store yacu. Birabonye ko twajyagaho bikanga. Ubwo uranabyemeye account yaje, bari kugusaba amabwiriza, hanyuma ukande accept nimba wayemeye. Urabona ko ya Play Store yacu irafungutse, wa downloading application yose ushaka kabisa. Utuntu tugoye twatuma ujya kwishyura cyangwa se twagakwiye kukunanira. Byamutse gukanda subscribe kugira ngo kuri video y'ubutaha tuzigane kandi kantu k'ubwenge. Kore share, usige comment. Koze cyane.